why you don't defy koko sufite ubushyuhe niko ino myaka imera ntukite kubavuga ngo nakoresha drugs twese niko tumeze ubu twe turi abatimu imbaraga z'igihugu muhungu cyangwa se umukobwa ahora insta na tiktok jena gang nukwihiringa kakahava mama hangayitse day and night yoho manurinde imfura yanjye mu buyobe ibihe turimo imyaka iradushuka izi life yo ni cool njyana na mikino ibiki se cyane ihorera weje uzagendere abantu babandi gutyo gusa kuse mwana uriya mukobwa we kinuje ndagaze ndashize waba ubonye byavamo se cyangwa mwakundana nukuri nta mukunze ako nyine nubwo sindi kubona natamuzi ako nyine ndashaka ako we ni niba uyamina we narakubya n'uburyo mwana tubigenza we niba uyamine mbwira mwana urabona byagwa mbwira atari yarenga mwana uhita tubikora ariko iyo yarenga mwakutana mo zara hirya nyine wakintu umva rero ugiye kumwemera ji ako rabizi kandi niga yawe ariko wakintu mbwira ubwo buryo mwana rero ugiye kubigenza nawe ndabizi nawe ntabwo uri ndagenda kuzi ubwo tugiye kubigenza rero abizi nyine umuniga ari yapano bo bahagaze nta nubwo yasara urumva ubwo ugiye kubigenza mbwira rero ugiye kugenda none wowe utangira umubwira ukuntu biganye haraza seri na hoteli nyine mwiganye haraza seri na hoteli cyangwa se niwumva atangiye kuzana ibintu byo gushishinganya ubwo mwiganye haraza amasaka kwa bamwe haraza amasaka hariya nyine muri za furo zahara cyangwa se mubwiye ko mwiganye haraza akarembure ariko hari hose barakuzi mbwira mwana rero tugiye kubigenza urumva utangira wowe wegera icana anje nyine ubora cyane wadaje nyina kandi ubuhereho nk'umuntu wanje mwana mfite ikibazo ni abakobwa bimwe byasaze umva nyine weho ntaribi niba wamwimeje urumva wowe ugiye kugenda urumva ugiye haraza se na hoteli urumva ariko urazumbira uburyo bimeze ariko nanjye ndakwemera rero shaho gicana wazi igihugu muhungu cyangwa se umukobwa ahora insta na tiktok jena gang nukwihiringa kakahava mama hangayitse day and night yoho manurinde imfura yanjye mu buyobe ibihe turimo imyaka iradushuka izi life yo ni cool njyana na mikino uri umutini ushaka shadi budis sheri washaka medi undi washaka you better than them ndakurahiye baby nukuri sinzi tumazemo iminsi barandahiye ngo wabaye misi you better never fall kuko nzagusama disi dore bakwita amazina y'urusobe salamu ako se ko mbona yirengagiza ubundi ntabwo nzi ntabwo aho twiganye aho hose ntabwo niganye nawe ntabwo twiganye ako se kuki abakobwa nkamwe waranyo mujye mureka kwibagiza umva se jewe nkubwira ahantu twiganye kugira ngo umenye uko umenye twiganye za nobreza ntabwo niganye nawe nobreza ntabwo twahiganye wibeshye cyangwa muri ba mukerarugendo bamwe batembereza abantu muri pariki wibeshye ngo nibeshye ute nimba unanyanze uranyanze ariko mwana nimba urumva ko tutaniganye ako ni badusezere icyo kintu ko cyanyambuye cyo gahambira ugatuma ntabwo ngewe ubundi cyane nkawe wacana ngewe ngera ubundi cyane nkamwe wagahambirwa ese ubundi cyane
Yewe nkunde. Yera. Inkundi byarayimenyera mwana. Ntabwo ugiye nkundi byarayimenyera. Kijye gusa ko kindi amafaranga se yisaba mwana. Asuko senyisa kuko ibikire 500 mwana. Reka mbaze nje kubite mwana nyinshi. Reka dumya ko n'uwo mufeti buravu abyuka mu gitondo. Shaka byo kujya. Ntuzongera kugenda solo. Anywhere you go, I'll go follow. If you ready, let's do this. Tayari, ese baby uri tayari. Urabizi, ese baby urabizi. Urukundo ngukunda Yesu uraruzi. Namunzani nabona. Iki wankorebi undagira karashika wambesire. Karashika. Ako bereka wereka nkubwire. Werabizi kwahuye kare cyaje murangira icyaha. Urumva? None ngobonye wakubita abana babandi se cyangwa urumva ari byo koko. Umva se nyine. Impamvu ngera to wa mukobwa aratangiye kwivugisha bya waki nani. Byawe bya baby nabizi bo muri iyi minsi. Ndangije mbambonye kiriya cyana cyarankoreye se. Ako nyine ngibyo ngibyo katubireke. Cyakibiri kizamutse mwana. Ya baby zamutse. Bakuyemo se ji. Ndabona ntabwo mo hasi. Umva se nyine fatira. Umva nyine weho. Nareka duhuse kandi kukireba urumva. Ako nibivamo njewe ndakuzunga uburozi. Umva se kandi kukireba nawe kandi kukireba haro. Naribi. Warangiye hariya mbone byana bimwe birashaka kurwana. Ako nyine wabizi ntabwo uzi ko twiganye hariya za nuza ukabacaho kanyenegeza kuriya ma. Yewe siningana nawe. Haraza hano zaraza za Rwanda siri hari. Inyibesho ntabwo niganye nawe. Haraza Rwanda siri. Wapi? Ndabyibutsa hariya haraza hano bureza no twiganye kuri aho. Wapi? Ariko wanyibesho. Haraza nuza se mukando nawe. Ujabula utuni. Wanyibesho ntabwo ngene twakoze. Ese ngo bibaze bi. Gere nyine gende tujye kujyana haraza hano tujye gutembera haraza hano uzanye. Wapi? Nyangiye gurana nuko nari mvuye kujya no kujya n'abagore ariko twapakiye kurahaye. Uvuga ngo none ndewe ushaka kongera injisi kuko nadakuze. Ntabwo nsubuka nigenda. Abakobwa b'imyaka we. Ntabwo bigenda n'ibyo cyane cyane